ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bye bibane natwe twese. Tugiye gusubira mu byigisho birindwi bibanziriza iki cyigisho dufite cy'iki gihembwe gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, utudomo tubiri, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Kunga ubumwe kw'ijuru n'isi, utudomo tubiri, Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi. Akenshi ijambo ryose iyo bamaze kuryandika imbere bagashyiraho utudomo tubiri, ni ukuvuga ngo iryo jambo baba bashaka kurisobanura. Rero kw'iri jambo kuba barashizeho ngo kunga ubumwe bagashyiraho utudomo tubiri imbere ngo Kristo mu Bafilipi n'Abakolosayi, barashaka kuvuga ko nta wundi muntu n'umwe wera wirabura washobora kunga ijuru n'isi atari Yesu Kristo. Nta wundi muntu wera wirabura wabishobora. Ibi rero akaba ari ryo Paul yatwandikiye mu gitabo cy'Abafilipi no mu gitabo cy'Abakolosayi, biri muri iki cyigisho turi kubona muri iki gihembwe. Kubera iki Kristo ari we wenyine ushobora kunga ubumwe, ni ukubera ko ari we wenyine ufite ibyangombwa byose byuzuye, niwe wenyine wari Imana ijana ku ijana, akaba n'umuntu ijana ku ijana. Ni ukuvuga ngo ibibazo dufite hano kuri iyi si yari abizi byose ijana ku ijana, no mu ijuru uko bakora yari abizi. Biragoye kugira ngo wunge abantu utaziranye nabo. Ubu n'abantu bari kurwana hariya mu muhanda, tuvuge uhuye n'Umurusiya n'Umushinwa bari kurwana hariya mu muhanda, ntabwo washobora kubunga utumva ikirusiya utumva n'igishinwa. Ntiwashobora kubunga utazi n'icyo bapfa. Ntiwashobora kubunga utazi n'imico yabo. Yenda mu mico yabo ushobora gusanga guhoberana kwaba ari ukurwana. Rero ijuru ryahisemo kohereza Yesu kugira ngo ari we uza kunga ubumwe bw'ijuru n'isi, kubera ko yari azi iby'ijuru, azi n'ibya hano kuri iyi si. Yabikoze binyuze mu gitambo cye ku musaraba. Kuva cya gihe umuntu yamaraga gucumura, amaze gucumura, byabaye ngombwa ko ijuru rifata icyemezo gikomeye cyane cyo kohereza Kristo, kubera ko ryagombaga gusana umubano wari umaze kwangirika hagati y'umuntu n'umuremyi. Ijuru ryagombaga guhongera guteranya kariya kadodo kari kamaze gucika kahuzaga umuntu n'umuremyi, ndetse rigasenya ruriya rusika umuntu yari amaze kubaka rwamutandukanyaga n'Imana. Uwo muntu rero nta wundi ni Yesu Kristo wari ubishoboye, nk'uko twari tumaze kubivuga. Niwe ijuru ryohereze kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero muri izi nyandiko Pawulo yandikiye Abafilipi n'Abakolosayi tubonamo uburyo Kristo ari we wenyine washoboye uyu murimo wo kunga ijuru n'isi. Muri ibyigisho birindwi tumaze iminsi twiga, twabonye ko intumwa Pawulo yibanze cyane cyane ku rwandiko rw'Abafilipi. Natwe rero mu ncamake y'ibyigisho birindwi tugiye gukora uyu munsi turibanda ku rwandiko rw'Abafilipi. Urebye iki cyigisho gisa naho giciyemo ibice bibiri. Igice kibanza kiravuga ku rwandiko rw'Abafilipi, igikurikiyeho turatangira uyu munsi nimugoroba kiraza kivuga ku rwandiko rw'Abakolosayi. Mbese uyu mujyi wa Filipi ni mujyi ki? Filipi uyu mujyi wamenyekanye cyane kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, uyu mujyi uherereye muri Makedoniya y'ubu ngubu. Uyu mujyi rero kera ntabwo witwaga Filipi. Uyu mujyi waje gufata izina rya Filipi kubera umwami wa Makedoniya witwaga Filipi. Uyu mwami akaba yari se wa Alexandre le Grand. Ubwo rero mu rwego rwo kumwubaha bahisemo kumwitirira uyu mujyi, niho iri zina Filipi ryaturutse. Ikindi cyatumye uyu mujyi wa Filipi umenyekana cyane ni uko Pawulo cyagihe ari mu ngendo ze yageze i Filipi
ageze i Filipi asanga nta torero rihari. Ubwo ariko umunsi w'Isabato tugeze byabaye ngombwa ko yifuza kuja gusenga. Amanutse hepfo y'akagezi bahasanga umudamu wizera witwaga Lidiya, amubwiriza ubutumwa bwiza. Amaze kububwiriza ubutumwa bwiza arihana. Hanyuma ari umukobwa, ndavuga muri make, umukobwa wagendaga inyuma ya Pawulo na Silasi agenda abogeza ngaba n'abakozi b'Imana ihoraho, naho ubwo ahanzwemo na dayimoni. Umukobwa nawe Pawulo yamwirukanye mw'abadayimoni. Amaze kumwirukana mw'abadayimoni nawe arihana arabatizwa. Turibuka ko nanone Pawulo na Silasi batangiye kuvuga ubutumwa muri mu mujyi wa Filipi. Ubuyobozi bw'umujyi bwamureze ko, binaturutse kuri icyo kibazo cyo gukiza umukobwa rutewe na dayimoni, bwamureze ko aje guteza akaduruvayo muri uwo mujyi. Barabafata, barakurubana, barabakubita, babashyira mu nzu y'imbohe. Ariko bibaye nijoro, Pawulo na Silasi aho kubabazwa nuko bari mu nzu y'imbohe, baratangira bararirimba banezerewe, batitaye ku minyururu yari baziritse. Ndetse nkaba ntekereza ko ariho byaturutse amagambo Pawulo yanditse avuga ngo mwishime iteka, mbisubiyemo mwishime iteka. Rero kuba yarashoboye kwishima ari muri uyu munyururu, biragaragara ko we icyayi kimuhangayikishije atari uyu mubiri upfa, ahubwo yari ahanze amaso ubuzima bw'iteka. Ubwo marayika nk'igitangaza bakora igitangaza, araza arababohora. Amaze kubabohora, umurinzi w'imbohe ashatse kwigirira nabi Pawulo na Silasi, bamubuza kwigirira nabi, ahubwo bamubwira ubutumwa bwiza, arihana we n'umuryango we, nabo barabatizwa. Aba rero akaba ari bivugwa ko aribo bizera ba mbere babonetse muri uyu mujyi wa Filipi. Akaba naribo bizera ba mbere bumvise ubutumwa bwiza kuri uyu mugabane w'Uburaya, ndetse n'itorero rya Filipi akaba ariryo torero rya mbere ryashinzwe kuri uyu mugabane w'Uburaya. Rero amateka yemeza ko umujyi wa Filipi yari koloni y'Abaroma. Ibi bikaba bidusobanurira neza amagambo tubona mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 16. Ntekereza ko twarayasomye. Dusubiye inyuma gatoya, urebye koloni y'Abaroma bisa naho yari Roma ubwayo. Amateka yaberagamo, uburyo bafataga abaturage bo mu makoloni y'Abaroma byabaga ari kimwe n'uburyo bafata abaturage b'Abaroma bo ubwabo. Rero abaturage b'Abaroma ntabwo, cya mbere ntibishuraga imisoro, cya kabiri ntibari bemerewe guhohoterwa muri public, ntabwo baremewe gufungirwa ubusa, nta nubwo bacirwaga imanza n'inkiko zisanzwe z'abanyamahanga. Rero niho tubona hariya Pawulo avuga ko mu Bayuda, ko yari umuyuda w'umuryango w'Abenyamini, ari umufarisayo wuzuye, yari yarahawe n'ubwene gihugu bw'Abaroma. Bikaba byaramufashaga kwambukanya imbibi zose z'ibihugu byari bigize ubwami bwa Roma nta kibazo. Mu Bayuda bamwitaga Sawuli, mu Baroma bakamwita Pawulisi. Kuba yari umuroma ni ukuvuga ko yagombaga gukora gucirwa urubanza n'inkiko z'Abaroma gusa, hakaba hari ibihano atagomba guhabwa nk'uko nari maze kubibabwira. Ibi byose maze kubabwira ni bimwe mu byatumye Pawulo avuga cyane no kuri iyi ngingo y'ubwene gihugu. Iyi ngingo tukaba turayiganirizwaho na mushiki wacu Korodina. Tukaba tutagomba kwirata ubwene gihugu bwa hano kuri iyi si, kuko twebwe dufite ubwene gihugu bw'ubwami bw'ijuru. Pawulo igihe yarafungiwe i Roma, muri iki cyigisho batubwira ko itorero ryakomeje kumuba ku mutima, kandi naryo ntiryamwibagiwe, ryakomeje kumusengera. None mfite akabazo gatoya.
sinzi niba muri twe hari umuntu waba warigeze gufungwa. Nubwo wewe Faranswa, yego watubwira muri make uburyo wakominikaga nabo usize hanze, inshuti, abavandimwe, umuryango, muri make mbese communication yawe imeze gute? Yego, urakoze. Wundi waba warigeze gufungwa yenda akaba yarashoboye kugirana contact n'umuryango cyangwa n'inshuti? Yego, mwashobora kumuvugisha? Mwatangaga ruswa kugira mumuvugisha. Ariko mwumvaga mu biganiro mwagiranaga se mwumvaga yifuza iki? Yego. Byaramugoye, yumvaga ashaka umudendezo kuba yatanga ruswa agataha, akajya mu rugo, akongera agasubirana umudendezo yari asangana. Nanjye nigeze gufungwa umunsi umwe, ariko ikibazo nagize gitandukanye n'icyo Paulo yari afite. Paulo, njyewe mfunzwe muri iryo joro nafunzwe, natiye telefone abarinzi baho nari mfungiwe. Bemera kuyintiza, bayintije, ariko abantu na telefonye abantu batatu bose icyo nabasabye kunsengera. Nta numwe nigeze telefone amubwira ngo mukome, mubwire amagambo yo kumukomeza ndiwihebe, ahubwo numvaga ari njye ukeneye impuhwe, ari njye ukeneye gukomezwa, ari njye ukeneye gusengerwa. Paulo rero we ntabwo ariko byagenze. Paulo we ahubwo igihe ari muri gereza wasanga ari gukomeza abasigaye inyuma bose. Paulo ari mu rwandiko yandikiye Abafilipi arihanangiriza abizera b'i Filipi, abasaba gukomera mu bumwe kandi bakarinda ibyo bizera. Paulo abumvisha ko amasengesho basenga bafite ukwizera azana amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya. Aha turi kureba uru rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, icyo twakuyemo ikintu cy'ingenzi mbese cyatugira akamaro. Yenda nawe hari ibyo ufite wakuyemo, mu kanya turabaha ijambo mu bidusangize. Inyigisho za Paulo ziturarikira kuba intwari mu bigeragezo kandi tukihangana kugeza ku iherezo. Ikigeragezo yari arimo ntabwo cyatumye acika intege, kubera ko yumvaga ashikamye muri Yesu. Niyo mpamvu yavuze mu Bafilipi mu gice cya mbere ku murongo 21 ngo ngirega ku bwanje kubaho ni Kristo kandi gupfa kumbereye inyungu. Mbese twebwe iyo tugeze bene aha yarageze, twagira ubutwari bwo kuvuga amagambo nk'aya ngaya, kubaho ni Kristo kandi gupfa byambera inyungu. Mbese ni gute gupfa byakubera inyungu? Ni gute kubaho kwawe ari Kristo? Muri iki gihe twishingikiriza twumva ko kubaho ni akazi keza, kubaho ni uko ufite umuryango utekanye, ariko ibyo ntabwo ari byo yari yishingikirijeho. Yavuga ati kubaho ni Kristo. Mu gice cya mbere cy'uru rwandiko tubona ko Paulo ari we wanditse urwandiko n'ukuboko kwe, kandi iyo ukomeje ku murongo wa 7 n'uwa 13 muri iki gice cya mbere ubona ko uru rwandiko rwandikiwe i Roma mu gihe Paulo yari ari mu nzu y'imbohe. Mu byakozwe n'intumwa gice cya 16 ku murongo wa 11 kugeza ku wa 40 tubona ko nk'uko twari twanabivuze haruguru, itorero ry'Abafilipi ariryo torero rya mbere mu Buraya Paulo yashinze. Paulo rero yandikira urwandiko Abafilipi kwari ukubashimira urukundo bamweretse n'uburyo bamwitayeho, bakita ku bukene bwe mu rugendo rwe rwa kabiri no mu gihe yari afungiwe i Roma, nk'uko tubisoma mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 11. Paulo arashimira abakristo b'itorero ry'Abafilipi
kubwo kwizera Kristo, kandi akababwira ko yamenye amakuru yabo n'ubuntu bwabo binyuze muri Epafrodito. Pawulo yakomeje agira inama Abafilipi yo kunga ubumwe binyuze mu kwicisha bugufi. Ibi tukaba tubibona mu Bafilipi cya 2 ku murongo wa 1 kugeza kwa 18. Ndetse no ku murongo wa 3 tubona amagambo akomeye yavuze ngo ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Ibi biratugora cyane ku buryo ntekereza ko abenshi bitugora, ngiye birangora, aho ngeze mba numva banyubaha, mba numva nahabwa umwanya mwiza w'icyubahiro, ariko hano Pawulo aratubwira ngo umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Pawulo amenyesha Abafilipi ko bagomba kwitondera abakristo bayobye, babandi bacigisha ko gukebwa bikiri ngombwa kugira ngo bigaragare ko wahindutse. Kuri ingingo yo gukebwa mu Bafilipi igice 3 umurongo wa 2 yabasabye ibintu bitatu. Yabasabye kwirinda imbwa, abasaba kwirinda inkozi z'ibibi, abasaba no kwirinda abakeba gukeba kubi. Mbese uru rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi rurangwa n'iki? Uru rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi rufite agahebuzo ko kuba abahanga mu bya Bibiliya barwita urwandiko rw'umunezero. Mu Bafilipi cya 2 umurongo wa 3 kugeza 11 tuhasanga umurongo mwiza cyane, nanjye ndawukunda cyane, umeze nk'igisigo, aho yerekana uburyo Yesu yiyambuye ubumana bwe akambara umubiri w'umuntu, akemera kubabazwa ku musaraba, akarangiza umurimo we, ubu akaba yarashyizwe hejuru, kandi umunsi umwe akaba amavi yose azamupfukamira, indimi zose zikatura ko ari umwami. Haleluya. Mu Bafilipi igice cya 4 Pawulo yihanangiriza abera kwishimira mu mwami, kandi bagahindura imibabaro yabo ibihe byo gusenga no gushima Imana. Ibi bikazatuma bagira amahoro ava ku Mana. Mbese ni gute wakwishira mu mwami uri mu makuba nk'ayo Pawulo yari arimo? Umaze kubona raporo kwa muganga ivuga ngo hari akantu turi kubona, hari akantu turi gusobanukirwa neza turi kubona mu maraso. Umaze kubona raporo y'abawisiye ikubwira ngo ejo tuzanyura mu rugo duterura intebe zo mu nzu zose tuje kuzigurisha. Umaze kwirukanwa ku kazi, umaze gutandukana n'umwashakanye, umaze gupfusha, ni gute wakwishimira mu mwami? Mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 35 intumwa Pawulo agaragaza urutonde rw'imibabaro yanyuzemo, kandi urutonde bigaragara ko atarukoze ameze nk'umuntu uri mu kaga cyangwa wacitse intege, ahubwo arukoze ameze nk'umuntu wishimiye mu mwami. Niyo mpamvu yasabye abizera b'i Filipi kwishimira mu mwami, akongera akanabisubiramo. Natwe uyu munsi turararikirwa kwishimira mu mwami, kuko no hanze hari ibyishimo burya, ariko ibyishimo bitaramba. Muribuka ibiherutse kubera mu rubyiniro mu Busuwisi, burya bari bishimye bose bariya bari mwarura rubyiniro, ariko ntibyamaze akanya gatoya haza inkongi y'umuriro, hapfuyemo abantu batagira ingano. Muri uru rwandiko abizera turahamagarirwa kuba amatabaza meza muri iyi minsi icuza umwijima. Muri Matayo 5 ku murongo wa 14 Yesu yatwibukije ko turi umucyo w'isi. Pawulo nawe yasubiye muri amagambo ayabwira Abafilipi mu Bafilipi 2 umurongo wa 15 ngo mukore byose mutitotombana, mutagishanya impaka, kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, mube abana b'Imana batagira inenge hagati y'ab'iki gihe kigoramye cy'ubugoryi, abo mubonekeramo nk'amatabaza mu isi. Ndetse no mu Efeso 5 ku murongo wa 8 yarababwiye ngo kuko kera mwari umwijima, none mukaba muri umucyo mu mwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo.
imvugo shusho y'umucyo ni ikimenyetso cy'umuvugabutumwa ufite imbaraga uzana umucyo mu isi icuze umwijima. Kuba umucyo bitandukanye kure cyane no kuba ufite itabaza. Twibuke umugani wa babakobwa 10 bose bari bafite amatabaza, ariko ntabwo yose yatangaga urumuri kimwe. Buri wese yibaza ati mbese itabaza ryanje ritanga umucyo, niba ritanga umucyo ungana gute? Mbese ritanga umucyo wamurikira abandi ruhande, cyangwa ritanga umucyo nanjye ubwanjye washobora kumurikira? Narangiza mbabwira nti ibisigaye bene data, ibyo kuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, ni haba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mpamagare Claudina atugezeho nawe incamake y'icyigisho cya 6 n'icya 7, anakomerezeho abaganiriza. Claudina ni karibu. Sabato nziza. Ndakomerezaho, usibye ko ibyo tumaze kubona nta hantu bitandukaniye cyane n'ibyo tugiye kubona. Turi ku cyigisho cya 6, icyizere muri Kristo gusa. Mu byigisho turangije tubonanye n'umuvandimwe Joseph, bivuga ku buzima bwa Paulo, uburyo yafunzwe, ariko n'uburyo yari afite ibintu byinshi yirata ku buryo bw'umubiri. Ariko ngewe sinshaka kwibanda kuri Paulo cyane, ndashaka ko tuza ku buzima bwacu, kuko Paulo atubera urugero. Icyigisho cya 6 rero kitwereka icyizere muri Kristo, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Uwo ni Paulo abivuze mu Bafilipi 3:10 kugeza ku 11. Paulo icy'ingenzi cyari ukugira ngo amenye Kristo, nicyo cy'ingenzi kuri twebwe. Tumenye ko yadupfiriye, tumenye ko ibyo twanyuramo byose nta kintu kirenze gishobora kutuvana mu rukundo rwa Kristo. Niko imirongo yo muri Bibiliya ivuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwe. Uwemeye akaza akadupfira, nta kindi kintu kirenze. Akenshi rero ibyo byose tubihabwa no kwizera Kristo. Ikibazo rero hari igihe dushaka kwiyongereraho. Hariho abantu twibwira yuko turizera koko, ariko hari akantu ngomba gukora byanze bikunze. Iyo ni inyoko muntu, ni humanity, ni ko umuntu ameze. Hari icyo nkora kugira ngo nshimwe, ariko kuri Kristo nta kintu na kimwe dushobora gukora kugira ngo dushimwe. Kwishimira mu mwami naho twabirebyeho ko mu byo twanyuramo byose dushobora kwishima. Yaravuze ati, niki muri iyi si itesheje umutwe, yuzuyemo uburwayi, irimo gufungwa, irimo akarengane. Ese birashoboka ko dushobora kwishimira mu mwami? Birashoboka rwose. Tukishimira Kristo, ngo nitwiringire iby'umubiri, kubera ko umubiri uzahora udutenguha. Yaravuze ati, iyo bakubwiye kwa muganga ngo hari ikintu tubona tukidasobanutse, wumva umeze muri wowe gute? Ese ntukoresha ibishoboye byose n'imbaraga zawe zose kugira ngo wongere ugire ubuzima nk'ubwo wari ufite batarabikubwira? Birashoboka rero ko dushobora kwishimira mu mwami. Ndasoma amagambo ari hano munsi. Imana ishaka ko twishima, kandi ijambo ryayo ni ubwoko bw'igitabo kirimo inyigisho zihesha abantu umunezero nyakuri n'ibyishimo birambye, kuko iby'isi biraza bigashira, ariko ijambo ry'Imana ngo rihoraho. Muri iki cyigisho ndagenda mvunagura imibereho ya Paulo mu gihe cyashize. Hari ibintu byinshi dushobora kwirata. Ngewe ndi umwana w'umudivantiste,
navukiye bavuga ngo ku gicaniro, ndaserereza Josuwe igitwe, cyangwa se abavukiye ahandi. Ngewe data yari pasitoro, na sogokuru wanjye yari pasitoro, na se wa se yari, ariko ibyo byose ntibiduhesha ubugingo. Pawulo ngo yari umwana w'umunsi wa munani, wakebwe ku munsi wa munani. Ibyo byose ni iby'umubiri, ni ibyo amategeko ya kimuntu yategekaga kugira ngo ube uwemewe. Yarize araminuza, yiga teoloji. Muri iki gihe nta muntu ucyemerewe, ndavuga mu Rwanda, sinzi hano niba ariko bimeze, kuvuga kwitwa umuvugabutumwa atarize teoloji. Ibyo bintu mwarabyumvise? None se ninde utwigisha? Ni amashuri twiga ku ishuri cyangwa n'Imana itwigisha? Birashoboka rwose, kuko ba Nowa nta teoloji, nta shuri rya teoloji bagiyemo. Intumwa zararobaga, bigiye kuri Yesu. Natwe rero birashoboka ko dushobora kuvugira Imana yacu tutaranyuze muri ibyo byose. So ibyo twakwirata byose by'umubiri nta kintu bimaze. Nicyo Paulo yashaka kuvuga. Icyigisho cyakurikiyeho cya 7, ubwene gihugu. Tumaze kubona ibyo byose ko ntacyo bimaze, ibyo twakora byose nta na kimwe gishobora kudukiza, ibyo twakwitwaza byose, abo tuzi bose ko iby'iyi si birangira, n'ibyo twitwaza byose bidashobora kuduha agakiza, dushobora kwitwa abana b'ijuru gusa kubera Kristo n'igitambo cye. Ubwene gihugu bw'ijuru rero nk'uko twaraye tubibonye nijoro, ndacamo nihuta, nuko nk'abantu b'Imana turi muri iyi si, turi abagenzi. Sinzi niba mubyemera, ariko ngewe niko mbyemera. Niba rero turi muri iyi si turi abagenzi, ni iki kintu cyo kuri iyi si gidufitiye agaciro? Ni ukuba mwiza se? Abadamu dukunda kuba beza, nkagaragara bakandeba. Ese ibyo nibyo bimfitiye agaciro koko? Ni ukugira ubutunzi bwose bw'iyi si se? Yesu yaravuze ngo uwaguha iby'isi byose ariko akakwima ubuzima, byaba bikumariye iki? Nta kintu byaba bimaze. Ngo akenshi rero dukunda kugira ibyiringiro byacu mu butegetsi n'abategetsi n'ibintu by'iyi si, kandi ibyo byose ni igihe gitoya. Icyigisho twaraye twize dutangira isabato, ibibora n'iby'iteka ryose. Ibiri kuri iyi si byose, n'uyu mubiri twambaye, byose bizashira. Ikitazashira ni kimwe cyonyine, ni ukuba muri Kristo, kuko niwe buzima. Icyigisho cy'iki cyumweru cyashize rero ngewe cyankozeho cyane, kuko nasanze hari ibintu byinshi mpa agaciro kandi nta kintu bimaze. Iyaba ari uko twatekerezaga, nta kintu na kimwe cyaduhagarara imbere. Ibyitegererezo ni ingenzi cyane, kugira ibyitegererezo. Nta muntu ubaho wenyine, ariko tugafata ibyitegererezo byiza Imana yagiye iduha mu ijambo ryayo, kuko nabo ngo bavutse nkatwe, babaho nkatwe, gusa hari ahantu byageze batandukana natwe, kuko bashinze imizi cyane muri Kristo kurusha wenda uko tuyishinze. Ariko bivuga ko bishoboka ko natwe dushobora gushinga imizi muri Kristo. Tugomba kwiga rero uburyo babigenjeje. Hari icyitegererezo cya mbere ari we Yesu Kristo, ariko hari noneho n'ibihamya byabo Yesu yagezeho amaso ku maso bagahindurwa. Dufite intumwa, dufite Mariya wari maraya. Nta hantu na hamwe ngo tugomba kugera ngo tuvuge ngo nta garuriro ririho, kuko amaraso ya Yesu ashobora guhanagura byose. Dufite ibyitegererezo rero dushobora kwigiraho. Hano hari amagambo meza nkunda: muhamagare mushikamye mu mwami. Ibyo wanyuramo byose, ikintu kirenze iyi si ishobora kugukorera ni ugupfa, ariko ngo abantu b'Imana ntibapfa. Nacyo nta kintu tubishyizemo logike tugatekereza, no gupfa nta kintu bigomba kuduteraho ubwoba, kubera yuko abari muri Kristo ntibapfa, ahubwo barasinzira. So mu myaka tubaho muri iyi si, uko yaba ingana kose, umukuru naraye mbabwiye ko nyogokuru wanjye akiriho, abamuzi muramuzi, ageze imyaka 100 nta nubwo tukibara, twararambiwe kubara, kandi aracyakomeye. Ariko iyo myaka ugereranyije n'ubuzima bw'iteka ni iki?
so mfuye mfite imyaka 20 cyangwa mfite 100 byose ni kimwe, kubera ko na gatonyanga usibye kuwa 20 antanze gusinzira, uwijana kaza nyuma, ariko twese tuzajya hehe? Mu butaka. Mu butaka niho twaremye, ni naho tuzasubira, niko Imana yabwiye Adamu na Eva. So ibyo byose tumaze kubyitegereza, ndagira ngo mbaha amagambo nkunda cyane yo muri Yobu 19:25 kugeza kuri 27. Ariko njyewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Ngibyo tugomba guhora dutekerezaho. Ibyo twanyuramo byose, byaza none, byaza mu gihe kizaza, ntitugomba kugira ubwoba, kuko Imana yacu tuzayireba, tuyimenye natwe, itumenye, iratuzi, noneho tuzayimenya kurushaho. Iki cyumweru cyari icyumweru cy'ibyiringiro, ngo ni mu buhe buryo tugomba kugira amahoro y'Imana mu mibereho yacu. Nitumenya ko Kristo ari we mahoro yacu, Zaburi igice cya 4:9, nzajya ndyama sinzire niziguye, kuko wowe wenyine niwe umbereye amahoro. Imana yacu niyo ikwiriye kutubera amahoro. Ntago bivuga ngo tugende twicare ntidukore ntidushaka ubuzima ntitugire gute, ariko tumenye yuko dufite amahoro. Kristo ngo iby'isi byose byatureka, ariko Kristo ntabwo azigera tureka. Ndarangiriza kugira ngo tubashe kuganira. Hari ibyo tuba dukwiriye kwibwira, ibyo nitumara kubyibwira, aho intekerezo zacu ziri. Yesu yari umuhanga cyane, nako ni n'umuhanga, yaravuze ngo aho ibitekerezo byanyu biri niho ubutunzi bwacu buri. Niba ibitekerezo byacu biguma ku by'isi, aho niho ubutunzi bwacu buri. Niba ibitekerezo byacu biri ku by'ijuru, aho niho ubutunzi bwacu buri. Ni gute rero twahura nk'abatarahajuru tudatekereza kuri ibi bituzengurutse bitubuza amahoro, ahubwo dutekereza ku byiza tubikiwe? Hari steps cyangwa se ingingo 6 Paulo yaduhaye, ibyo dukwiriye kwibwira. Iby'ukuri ubwo ni nk'ibiki? Nde wambwira ibintu by'ukuri byari byo? Ubejeshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. So iby'ukuri ni iki? Ijambo ry'Imana. Ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo. Uwo ninde? Ni Kristo. Ukuri ni Kristo, ukuri ni ijambo rye. Ukuri ni iby'Imana iduha, ni ugutekereza ku magambo ye. Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere ahari kugeza ku wa 3, hahirwa umuntu utagendera ahubwo yibwira amanywa nijoro. Ntago mubyibuka? Nyizi mu cyongereza biri kunanira kubivuga mu Kinyarwanda. Blessed is the man who does not walk in the counsels of the bad people. Atekereza, he meditates amanywa nijoro, day and night, ku mategeko y'Imana, the law of God. So amategeko y'Imana niko kuri. Ngibyo ibyo dukwiriye kwibwira, iby'ukuri. Ibyo kubahwa, ibihesha Imana icyubahiro, ibyo gukiranuka, ibyo byose tubibona mu ijambo ryayo. Ibiboneye, iby'igikundiro, ibishimwa n'Imana kwanza mbere yuko bishimwa n'abantu. Hari umuntu waraya commentinze aravuga ngo Yesu yatangiye ashimwa n'Imana n'abantu, ariko arangiza ashimwa n'Imana ariko agaya n'abantu. So ibyo abantu batuvugaho nta kintu bivuze. Reba, ndi muri right, mpagaze neza hamwe n'Imana yanjye. Ngo niba hari iby'ingeso nziza kandi hakaba ishimwe, ibyo ari byo twibwira.
icyigisho cyacu ntaho tukirangirije